tuvuga amafaranga nanone akantu gato. Reka mbumvishe ukuntu hano amafaranga ya hano ashira vuba. Reka tubaze Google. Iyero rimwe n'amafaranga ngaya y'amanyarwanda. So, Google imbwiye ko iyero rimwe rigera mu mafaranga 1000 Nimba ari uko bimeze, ntimugatangazwe nuko nyine umuntu uvuye Burayi agera mu Rwanda mukabona ko ari umukire, kuko nyine amafaranga y'amanyarwanda afite agaciro gake ugeranyije n'amayero. Tugera mu Rwanda tukaba bakire kuko iyero rimwe gusa rigera ku mafaranga 1000. Ariko ibi byose nta cyo bishatse kuvuga, kuko wowe mu Rwanda mu mafaranga 1000 ibintu wakora niki? Usko bajya kwiyogoshesha, usko amafaranga 1000 wagura isahani ukarya, usko amafaranga 1000 wajya kunywa akantu, mu mafaranga 1000 watega bus da bitewe naho ugiye hafi kure hafi da reka tuge hafi. Ariko ngiyewe ahandi iyero rimwe nariguramo igisuguti se kingana giti. Niba ino haba abanyonzi nta nubwo natega umunyonzi mwero rimwe, wumva ukuntu ari ubusa. Ariko nyine kuko tugera muri Afrika iyero rimwe rikaba 1000, ubwo urabyumva nawe muri Afrika umuntu uvuye hanze yego ni nkaho ababaye umukire. Ariko nkubwire ko hano aho turi, aho nicaye aha ngaha mu Burayi, amafaranga nta nkurusha, nyakurusha iyo nje aho ngaho, kandi se nzaryare nzaryare kubona ngeze aho ngaho nanone ko ari ibindi bintu. Rero reka mbabwira twumvikana nko ku bantu nimba ufite bene wanyu babi no mu mahanga ukaba uri kureba iyi video, sinkubwiye ngo ntukabasabe kugufasha wenda ku kibazo cy'amafaranga, ariko ujye basaba uzi neza ko nabo aho bakuye ntabwo biba byoroshye. Urumva, ujye basaba wicishije bugufi, kuko amafaranga y'ina aragoye uko yinjiye ahita asohoka nubusa ino. Rero mu byumve mu ejo nihagira umuntu nyandikira ngo nyoherereza iki, ngo nyohereza telefone. Mwabonye ngiye telefone nkoresha uko nimeze, mwayibonye? Nihagira unsaba iPhone X10, baby, I'm using iPhone 5C, all right? It came out maybe like yasohotse wenda ashize imyaka 3, nta nubwo mbizi. Rero mbere yuko usaba umuntu ngo nyohereze telefone ngo nyohereza ngo iki you guys are so funny. You guys don't know shit. Nta kintu disi muba muzi. Ntabwo nabarenganya kuko nanjye ntarahagera, ntabwo nanzi ko ruko bimeze. Ntabwo nabarenganya. Niyo mpamvu rero nkoze iyi video kugira ngo mbe mbateguje ejo nunahagera, cyangwa ejo nuhura n'umuntu havuye. Ntabwo dutandukanye namwe, ntabwo hano turabakungu, ntabwo turabaherwe. Nunsaba telefone sinyiguhe, ntabwo ruko mba nakwiraseho, nuko nanjye bwanjye reba iyo nkoresha. Urumva, y'ikimene nabuze nuko njye kugikoresha. Rero ntabwo nshaka ko hari abantu baza kwifata nabi, ariko tubereyeho gufashanya. Urumva, kuba ndi hano yego hari ibindi bintu byiza, wenda nzakora video mvuga ibyiza byo kubi Burayi. Nimba mushaka ko mbikora mwabimbwira, mwasiga comments. Ariko tubereyeho gufashanya, ntabwo umuntu azansaba ikintu nyifite sinkimuhe. Ariko nusaba ikintu ukabona nkakubwira ko bidashobotse cyangwa sinyiguhe, ntugakeke ko ari ukubera ko nanzi cyangwa iki, nuko nubundi nta bushobozi mba mbifitiye. Rero nicyo nababwira ku buzima bw'i Burayi, ni stress nyinshi. Urabyuka ukajya guteseka, n'abazungu yewe babyuka bajya gukataza bajya gukora. Hano nta muntu wicara, buri wese agomba kubira icyuya kugira ngo abone imibereho. Hano ni kimwe no muri Afrika, haba basabiriza, haba bashonje, haba impunzi, haba abakene, haba abakire, haba batagira aho babarizwa, haba abantu bose. Nkuko muri Afrika cyangwa mu gihugu icyo ari cyo cyose nkuko habaho ibibazo, na hano birahari. Ntimuzaze mu Burayi mukeka ko muhunze ibibazo, ahubwo uzabe uri kwitegura kwiyongerera ibibazo.
reka ndeke kubakura umutima, reka ndekera ahangaha. Nimba mwakunze iyi video muyihe thumbs up, muyihe bira bipfunsi bimeze gutya, mukande subscribe cyangwa mwiyaboneshe, ndabinginze mukande subscribe, kandi munkurikire ku yandi ma social media, nkoresha Instagram, nkoresha Facebook page, byose ndabisiga aha hasi. Mujye mumbwira ama video mushaka ko nkora, yaba mu Kinyarwanda, yaba mu Cyongereza, yaba mu Gifaransa, hose nagerageza ariko nkabavugisha. Ariko mukande subscribe kugira ngo mbabone, kuko mwebwe muri kumbona ariko nge sindi kubabona. So ndakeka ko ari ibyo uyu munsi, ariko nzakomeza ngenda mbabwira bitewe n'ibyo mushaka kumenya. Nizere ko iyi video yabashimishije, nanjye yanshimishije. Ngaho rero naho ubutaha, bye.